bwana Wasili kara ahangaha ndashaka kutavuga nk'umuvugizi wa Rayon Sport ndashaka kuvuga nk'umukunzi wa Rayon Sport umukunzi wa Rayon Sport impamvu atandukanye n'umuvugizi umuvugizi ni inshingano zo kugira ngo wumvikanishe ko ibyo ubuyobozi bukora ari byiza bikundisha abakunzi ba Rayon Sport ariko umukunzi wa Rayon Sport perspective njaka kuyireberamo ni wa muntu wicara aho rategereje ibyiza ikipe yigeraho aho rategereje kwishimana n'ikipe ye aho rayifuriza intsinzi urebye squad mufite n'abakinnyi mwaguze Wasili abakunzi ba Rayon Sport bafite impamvu yo kuza kureba match mufite koko ikipe iryana igenda gendera ku myitozo abakinnyi bamaze gukora ugendera uko wabonye utubwire niba koko ari ikipe izatanga ibyishimo ku mukunzi wa Rayon Sport. Urakoze cyane nawe ubona ingingi ya n'ukuntu nyamugana n'abavugiza akambwira ati afite ingingi mira aha hantu naho nabitarakunda cyane bumunyakuri ndi hano gukonfirima ko bumunyakuri ndi hano gukonfirima ko Rayon Sport ubariyemo Al Hilal ubariyemo El Merreikh kabariramo APR ugashyiramo niyo Rayon Sport muri izo kipe enye zayoboye shampiyona y'umwaka ushize yego Rayon Sport navuga ko imwe mu makipe meza zaba ari muri shampiyona statement ikomeye ubareye muri zo ntabwo ndi kubara za Kiyovu bitabuje ko ziyubatse mu buryo bwiza sindi kubara za Polisi bitabuje ko ziyubatse mu buryo bwiza ntabwo ndi kubara izindi kipe ndabara iyi top 4 yari iri muri iyi shampiyona y'umwaka ushize mbaze El Merreikh mbaze Al Hilal mbaze APR mbaze na Rayon Sport izo kipe nye Rayon Sport iri mu nziza zibatse neza muri isa 11 ba APR tumaze kubanyuramo mu kanya mwiza bafitemo Silwane mutima wa defense bafite Yunusu bafite na Amadou Zone uruhande rumwe ruriho Byiringiro Gilbert Kagege urundi ruhande ruriho Christian hanyuma hagati harimo Sekiganda Dauda Dore urundi ruhande ruracaho Amani Michel urundi ruracaho Jibril Ouattara bari baratakisha Togwimere William Togwimere kipe urayibara muzo wakubita iyo ngo hayiyo mi munota 60 abafana be baba batangiye gutaha urongera duha clip kandi umwaka ushize aravuze ngo ari ikipe izazana umunota wa 50 iyo ngiyo numvishe umunota wa 60 abafana bayo bazaba bari gutaha bari kwitana bamwe wayikubitisha nde Wasili izamu ry'ikipe ya Rayon Sport yego this is a breaking news yego uyu munsi saa 10 z'umugoroba isaha nimara kwiyandikamo niba ari icyongereza nazamo 4 pm niba ari igifaransa harimo 16 n'amazero abiri Kigali haraza umutingito umutingito urakora ku butaka bwa Kigali nimuwumva nimuhunga amazu yanyu nta kibazo ni Dande Junior uraza kuba kandagiye Dande Junior umuzamu wa mbere w'Ikigali agikandagira hano agikandagira abakobwa bafite peri indege kimaze ziraguka inzara zidafashe ziragenda network ikoresha 3G arayibura iyo network iravaho bajya kuri 5G yakiri kare wana n'uburyo urabufite 4G kuko iminota nka 30 agikandagira hano network zitari updated ziravaho televiziyo ziromba ziraba zitari gukora smart TV gusa icyo bita ordinateur ziravaho ordinateur shwi kandi n'umuntu udafite kuva kuri generation ya gatanu ya machine ugifite ngo i3 abantu bafite ngo i2 izo ziraba zazimye kare arahera kuri i5 kugeza kuri za i7 Dande Junior twiganaga muri 4e primaire nako 4e secondaire yajyaga kabya Dore amatara isazima kubera ko bikomeye taragera munateye ubwo ukibivuga oni Dande yajyaga avuga twari dufite umupeti umujama twigishaga karate wari ufite nka ceinture cyo gihe nka bleu ariko ngo kiya ye ngo ndayitinya arona kiya niyo yende byari bajya bavuga nyine bakarate ngo kubita ngo kiyayi ngo inkoko ngo ziraho hafi muri quartier ngo mababa gapfuka none nawe arateza umutima uye na Wasili Dande Junior we nahagera mwe murabimenya wowe si ngombwa ngo ufite network si ngombwa ngo bibe bimeze gute wowe ni wumva gatingito gatoya yego nuko biraza kuba bigenda yego now
defense y'ikipe ya Rayon Sport. defense y'ikipe ya Rayon Sport. Hari abantu numvisha barimo baraganira aba defenseri twamenye mu buryo bwabo. twamenye ko badiga ngo matuma muraza no umuntu waguhaye amakuru najyaga nizera amaso uwo bita ngo ciplaw rwose mbabarira umuntu waguhaye amakuru najyaga mwizera ku jisho ariko ubu nabonye impamvu asigaye yicara muri iriya kipe asigaye ahunyeza ndamukunda n'umuvandimwe. Defense y'ikipe ya Rayon Sport ni Matumona uzaba uhagararanye na Charles Chiplaw nkumi y'abana. Ikintu nishimiye cyane tugiye gukina n'ikipe yamaze gusinyisha rutayizamu asinze ibitego biri hejuru ya 15 rutayizamu mwiza muri Kenya. bivuze ngo niho bazapimira niho ntabwo twifuje ko dukina n'ikipe kuko byarashobokaga ko Rayon Sport yari bubone Simba ariko se wakizera ute kuri buze kuzana ikipe yayo ya mbere isoje sezo ejo muri ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 ntabwo wabyizera ko mu byumweru bibiri yazana ikipe yayo ya mbere. Ikipe rukumbi twari twizeye ebyiri zizazana amakipe yazo ya mbere ni iyi Jamus twakinnye muri weekend yo yose irahari furuko yatangiye imyitozo kare nanakenye n'umukino wa gicuti hakiyongeraho n'iyi kipe yitwa Gor Mahia yatangiye imyitozo nayo muri Kenya iri no gusinyisha abakinnyi beza bari kwitegurira amarushanwa mpuzamahanga. Iyo kipe rero niyo tuzakina nayo yasinyishije umutop scorer mu gihugu cya Kenya. Yego noneho muze musuzume aba defenseur bariye bitatu ejo bundi kuri Jamus Matumona byarinjiye rugaza itagira impungenge ibyo bitego bitatu byinjiye Matumona atari mu kibuga ndetse na Charles batari mu kibuga burya mwari mwasimbura twe twamaze gusimbuka. Okay byiza dukomeze. Uruhande rw'iburyo nyuma yo gukora ubukwe ari seriye kurusha ikindi gihe kigeze kibaho Kabanga ameze nk'urushinge rw'isaha nirujya ruhagarara ubuye ritarashira we ahagarara kwirukanka iyo bamukuyemo akajya kuri bench cyangwa match irangiye mu gihe yayisoje ubundi abagenda cyane ruguru hepfo ruguru hepfo hagati inyuma imbere ho ari rukanga ahantu hose. Kuri match ya Jamus yanatanze santere avuyemo igitego cya mbere Rayon Sport yatsinze umutoza itombwira ati ngwino wicarire mugabo mugenzi wawe nabibonye washoje warengukire wabinyeretse yicarira ibyo nashakaga kureba nabibonye. Urw'ibumoso eriganije arahari aka yabonye competition eriganije hari umwana twakuye muri Espoir witwa Leandre Leandre muri Espoir ndamubatuye. Uyu mwana witwa Leandre ndanashishikariza andi makipe kujya ajya kureba muri D2 arabakina barimo pe deuxième division y'u Rwanda irimo abakinnyi bakiri bato bazi gukina umupira kandi ariho hasigaye competition ikomeye yitwaye ubwoba. Uyu mwana witwa Leandre naribajije ngo yakinaga icyiciro cya kabiri gute. Ni umwana abazi impamvu yenda za muri Rayon Sport ukuntu yari ameze urubatse umubiri urawureba ukawubona ahantu hose ari shushanyije ari umutse kugenda ameze imigendere niganijuru ku mbaraga akiyongera akantu ka technicity yo ku rwego rwo hejuru hahandi watekerezaga ko agiye gutera centre afite ubushobozi bwo gucenga abakinnyi babiri akinjira muri box nawe agatsinda igitego. Erema yo kwitondera muri Rayon Sport nibahaye kare ariko ubwo kuri gatatu bayuhateretse ganijuru Grand Frère Zoberi bitinyoriti ndaza kubigeraho abamushyize ku ruhande ndushyizeho ganijuru na Kabanga. Mediane y'ikipe ya Rayon Sport navuye igicumbi ibinini by'umutwe byose byashize icyanzanye no kugura ibindi binini bishya byo gushyira hari ingingo headache squad yamuteye headache icyanzanye Kigali burya nuko mwamprofise nkaza muri Radio Rwanda naje gushaka ibinini by'umutwe byamanya 12 kuri YouTube. Ikintu cyanzanye nukujya gushakira ibindi bikarito 12 by'ibinini by'umutwe umutwe hari ingingo yawe urwaye amahitamo ya ndahitamo nzane muse muderi araza agatanga 100%. Iminota mike Kristo yakinnye agatanga 100%. Arashyiramo ndarekende kuwa kane twamaze kumubukingira ikibeho arajya gusenga byibuza Imana ari imuhishurira Imana ije imuhishurira kuko birakomeye arakinisha gatandatu byagoranye Mudere arajyamo agakina neza by'100%. Ariko wareba Kristo yasimbuye nawe yatanze iby'100%. aragijari ibintu biraryoshye cyane mama yake na mama performance ya mbere kwerekana barahari abakinnyi bo ndabageraho mu kanya kamanze mvuga kuri performance kugira ngo abakinnyi nze mbagaruke mu kanya performance aka kanya ndi hano ngo nkonfirime ko jisho ry'uruvu motherboard stana
database mtoto wa kanone icyuma cyakomotse ku ndege y'umuzungu BULLDOG n'umureti special ndimwongereyeho umureyo mukuru yavuze ati Rayon Day zose zabayo nazirebaga nk'umufana aka kanya stage ya metero 6 metero 8 9 10 iraza kuba iteresani Nyamirambo ndaba mpari mbaririmbira ngo business zanjye niga guhoza intoki zanjye muri trigger let's assassin stana agaba ibitero mu muziki baramuzi no mu Bubirigi sinzi niba hari benshi bazi ibyo zingange niba baharabo n'abajama banje ni Ruganzu ugarutse mu Rwanda muhannyi wa yebe kuminanta turekera aho ngaho bayikiboneza mvugo nk'umusaza mora mukavumo nk'umusaza pope w'imisozo nk'umusaza nimara gusaza zaba ari inkuba wala araza guperforminga mwana y'inca atari hano hantu yaba ari handi saa 11 rero z'uyu munsi hari ibitaramo Rugaju yararimeje bundi byari birimo abahanzi bakomeye mu gihugu byari birimo Deben Blues Melody Kitoko birimo na Bwiza sibara abahanzi bane bari kuzenguruka igihugu muri abo bahanzi bane umwe muri bo araperforminga ku munsi w'igikundiro uyu munsi saa 11 z'umugoroba ubwo ni hagati ya Bwiza Kitoko Bruce Melody na Debe sinzi uwari we prediction office ya Rayon Sport yambwiye ngo ndamukeye office ya Rayon Sport yambwiye yambabwira uwanya zeno bari the band oya Kitoko bibarwa Bwiza azakora Kitoko mukobwa ni bubu azakora Kitoko bambwiye bati Wasili ugiye kuri Radio Rwanda yego barambwira batumanza wa mbere turamuguhaye ni BULLDOG mutangaza ngo umwe mu bantu bari gutegura event ufite icyitwa Mama Africa witwa Mironko umwe mu bafashije gutegura ama event ya managinze Kitoko kigero cya 90% Kitoko niwe wakoreye Kitoko iri album yakozwe na Mastara i Bujumbura iriho za ikirage mukobwa niwe wayikoresheje apo biwanye ku kigero cyo hejuru ako bimyemeje simyemeje ariko muje ibintu nyine kuvuga ngo special performance nkuru akunda ijwi rye cyane akaba kandi ni Kitoko performance nkuru ya Rayon Day irakorwa n'uwo muhanzi kandi arakomeye muri iki gihugu oya twamwumvisha ni Kitoko amahirwe menshi simbizi gusa ntitwabihamya ariko amahirwe menshi ariko se muje detail nyinshi umukobwa yitwa Bwiza abantu bamubwira ko nkunda indirimbo yitwa Boda Boda ni ya mbere cyane cyane nawe ubwo uramukunda hanyuma ntabwo performance zirabaziranye impaka yiryamiye mu Bugesera